Ongeye kwirirwa nshuti bavandimwe mudukurikirana kuri uyu murongo wa channel yanyu. Ubu hari amakuru twagiye dukura muri Pi Network, muri Pi Core Team. Ayo makuru ni amakuru abazanira ibintu by'ingenzi kugira ngo tubashe kuba twabikurikirana, aho amasoko amwe namwe yemeje kuzagurisha amamodoka y'igiciro cyisha, amamodoka ya technology, amamodoka ya electricity, amamodoka y'amapower atandukanye. Ushyiramo mazutu, yashiramo ukabyarangiza no ukaba yakoreshwa n'amasora, cyangwa wenda akaba yakoreshwa n'umuriro kwa kundi bazigenda bazicaginga ku manuza ku electronic power yazo. So tubonye rero tugenda tubona amamodoka menshi agiye atandukanye agenda kumoka mu ruganda rwa Tesla, mu ruganda rwa Elon Musk, ari nakomoka mu Bushinwa, ari yose agenda akoreshwa n'ikoranabuhanga, aho agenda yihindura uko ashaka bitewe n'ukuntu wowe bishaka. So tugenda tubona rero ko ari ibintu by'iterambere byiza twakishimira, tugenda tubona ko ari ibintu bigamije kuduteza imbere mu buryo runaka buduhindura ubuzima. Ibyo rero ni ibintu tuba tugomba gutekerezaho cyane mu buryo bushoboka bwose. Niyo mpamvu rero turi kugenda tubikurikirana cyane, dukurikirana amakuru menshi agiye atandukanye kugira tubashe kuba twagira uburyo tuyabyaza umusaruro. Ubu ngubu rero twamaze kubona dukurikiye amakuru muri ziriya modoka bari gutwereka, harimo ivinari ya magari ya moshi yo muri China. Ariya yose nabonye uruganda ruri kuyerekana ko narwo rushobora kuzaba ruyashyiramo, kuko ari abantu bafite yenda amapayi menshi bashobora kwifuza kuba baba abashoramari. Abo bose rero ni ukuba bababyaza umusaruro gutyo. Niyo mpamvu rero muri payi zawe umenye ko ufite amafaranga, kandi amafaranga menshi cyane. Umenye kuri mu bakire ba mbere gutyo, babakire manyabo gutyo. Niyo mpamvu rero niba duhagaze gutyo tugomba guhagarara twemye kandi turi guhiga amafaranga, kuko amundi amafaranga n'ubundi twe ba rich man hano mu Rwanda tugiye guhaba. Niyo mpamvu tugomba, icyambere ikintu basaba gusa no kuba twateza imbere igihugu cyacu, aho open minded iri vuba mu buryo bushoboka bwose. Twabonye ko harimo ibyo bita testnet ya kabiri. Iyo testnet ya kabiri ni testnet itwereka ko amakuru ya Pi Network, cyangwa wenda kuba Pi Network ishobora kuba igiye gufungura open minded, igiye kwiroshinga, ndetse na GCV ikayiroshinga vuba, kuko mu kwa 11 kugitangira nibwo batwemereye ko iri ya GCV $314,159 by'amadolari bigiye kuba confirmed. Iyo byose nabisomye muri, iyo ugiye ukinjira muri blockchain uragenda ukinjiramo urabisangamo, aho itangazo ririmo rigenda ribyerekana gutyo. Niyo mpamvu rero ngewe nabaye umuntu rwose uri confirmed yuko ngende ndi rich man. Niyo mpamvu n'ubu na etage yanjye umushinga yose natangiye kwishyira ahagaragara y'imodoka nzi gushobora gutunga, bitewe n'uko nabonye ko ibyo mfite ari by'agaciro. Hari benshi batazi ibyo ari by'agaciro rero, kubwo ko bagomeza kugenda babifenka, ariko mu by'ukuri bazamenya ko ibyo bafite ari by'agaciro ari uko bamaze kubona ko bisoya. Hari benshi bemera babonye, ariko burya nkatwe tuba tuzi, twabonye ino Bitcoin isohoka, tubona uburyo yasohotse abantu benshi bagenda bayifenka, ariko tubona ko igiye ku isoko abantu batangiye kubona ko ibintu bakinisha bya cryptocurrency ari ifaranga ry'ikoranabuhanga uko rikomeye cyane, ridashobora kuba wowe waryinjirira uko wiboneye. Kandi ndakubwiza ukuri, niyo banki ya mbere uzaba ufite yo kwizerwa. Ariko icyambere nawe ugomba kuba macuwa, ukabika passwords zawe, code yawe ukayibika. Niyo mpamvu bagushishikariza kuba waba maso, nibura ikintu buri service yose ugiye gukora ukayikora uhari ureba, ugacanga mu buryo bushoboka. Ariko kuko iri faranga nubwo wenda rifite security ikaze, ariko no kuba ryenda bagutuburira nabwo biroroshye. Niyo mpamvu mugomba kuba maso cyane. Nizere ko burya kugira inzozi zirarema. Ku ijambo ry'Imana tubwira ati ubundi Joseph yararose. Ese waba uri karosi, gerageza urote ibintu bigari.
urota uvuga ati nanjye ndifuza kuzayobora igihugu, ndifuza kuzagira ama etage muri kino gihugu, ndifuza kuzagira inganda zikomeye muri kino gihugu, nk'uko bagenda badushishikariza. Kandi tubumbura amaso, tugerageze mu bantu yenda bafite amasoko, yenda dushigikire aya masoko bari kutubwira, dushyigikire no GCV ku buryo twiyandikishamo, ku buryo open minded, niba abantu bazagenda bayoboka amasoko dufite. Niyo kabari akabari cyangwa iduka uri gucuruza, wicika intege, genda wiyandikishemo. Iyo serivisi yapfa ko yemera kuyitanga kuri Pi Network. Niyo mpamvu ibyo ngibyo byose bigenda ari by'agaciro, kandi twese tugenda tubishyiramo imbaraga. Mwihangane kuba ndi mu rusaku rw'amamodoka menshi, nuko mbonye kino kiganiro natakererana, kuko mbonye ari ibintu by'agaciro cyane. Iyo ngenda ndeba ama business amwe namwe ngenda nyuramo, ewa nagenda mbona ko ndetse rimwe nanjye iyo serivisi nzayitanga pe, nzayitanga kuko namaze kwiyandikishamo. Niyo mpamvu ngomba nanjye gushyigikira GCV, ngomba gushyigikira no Pi yacu, ndetse nk'umushinga wose ukomeye. Nanjye nk'uruganda rwanjye nshaka gushyira hanze, n'ubundi yego nta kabari, ariko ngenda rwita uruganda, kuko icyambere ni business yanjye nafonze. Ibyo byose mbifata gutyo. Mbaye mbashimiye, kandi mukore subscribe, share and comment, dukurikirana ibiganiro bya byose.